Duherukana rero muri episode ya 3 ubwo James bari bamaze kumubwira ko bela bamujyanye mu cyumba kugira ngo bamuce ukuguru. James yahise yihuta agerayo arakomanga, baramukingurira bamaze bati none se bela mufite icyo mupfana? Nawe ati bela ni sheri wanjye. Muganga ati oh ni byiza cyane ko twari twagize ikibazo kuko twari twabuze umuntu wamusinyira cyangwa amuhagararire. James nawe ati ariko muganga unyihanganire ntago ari uko bivangira mu kazi ariko nabafasha. Ubu James yahise abereka n'ikarita y'umuganga bareba n'ibyo yize n'ibyo yazobereyemo. Muganga ati okay noneho ngwino udufashe. James yaraje areba bela uko ameze aramuvugisha. Bela oh my goodness. Bela ihangane kandi mbabarire, I'm so sorry ko ntakubaye hafi ariko turi kumwe mukunzi. Abaganga rero bakomeje kumukorera ibizami bitandukanye, ibizami byaje kugaragaza ko bamufasha batamuciye ukuguru. James yamagaye ku bindi bitaro byisumbuye, ambulance yahise imujyana, hanyuma James ni nawe waherekeje umurwayi muri ambulance. Bagezeyo barabakira, haje abaganga b'inzobere kuvura amagufa. Baramubwira bati umura ntugiciwe akaguru, turakora uko dushoboye uzava hano ukize neza. Bela yarishimye cyane, naho James we yarimo gushima Imana. Bela nawe abwira James ati sheri ndashima Imana yo yaduhoje, iyo utaza wari gusanga bamaze kunca ukuguru. None ndashima Imana kuko mbonye abaganga b'inzobere kandi bakaba biyemeje kumvura. Imana ifashe nzakire, nanjye urukundo unyereka nzarukwitura. Bakiganira rero umuganga yahise yinjira. Ntuzacikwe na episode ya 5. Wowe nshuti udutega amatwi bakurikira video zacu, mbese iyi nkuru ya Bela hari ikintu yo kugufasha? Ese tuyikomeze? Tuzayikomeze? Hari icyo ubona twahindura? Nahawe rero urire muri comment niba hari icyo ubona twahindura, niba ari igitekerezo waduha urire muri comment, kandi igitekerezo cyawe ni ingirakamaro. Murakoze cyane.